ibyo ngibyo wenda byo nabyumva, ariko kumbwira ngo Mariya Madagarena bro nta n'ahantu mu bitabo byakuwe muri Bibiliya urumva iyi yacu dusanzwe y'abakristo harimo igitabo cya Enoke cyavugaga ku ma aliens ku bivejuru. Urabyemera ko byo byabayeho? Ariko wibuka buriya wari uzi ko igitabo cya Yuda cyavuguruwe mu bintu nyine barimo barakuramo ibitabo. Buriya mu gitabo cya Yuda ngo harimo ubwiru bwari burimo urumva. Buriya hari ahantu ushobora kugenda ukajya kugisanga nko mu mamize amwe n'amwe nka za mize ziri za Egypte, ushobora kugenda ugasanga igitabo cya Yuda kitavuguruye, kirimo ubwiru bukomeye cyane, impamvu yamuteye nyamukuru kugurisha umusaza. icyo bita ngo cause immédiate yatumye nyine agurisha umusaza. Bigobere nini cyane ntabwo bajya bakanda ibintu bikanshingura umutima. Guys, mukandeho bana, mukandeho dukomeze ijambo ry'Imana. Kandi buriya reka mbabwize ukuri kujya mu nsengero umuntu akajya yirirwa abwiriza mu rusengero, abantu akajya babahebebesha nk'ihene ngo mvugira ngo amen amen mvuga amen amen. Biriya byo sinkina byemera abe na gato, kuko n'abapasitori benshi basigaye bajya mu rusengero ugasanga umuntu arimo arabwiriza ijambo ry'Imana nta murongo wa Bibiliya afungura, noneho akajya atangira kuvuga ngo haranditswe ngo uri Yesu Kristo. Byarabwigewe ibintu ni nk'umuntu uri utambeye akagiye kuza kumpanura, nshobora kukureka ukavuga ubusa nka kwihorera, ariko nyine mba nanaguciye amazi mu buryo bukomeye. waweza aba ari sawa cyane. Hano ijambo ry'Imana turaryumva neza. Waweza asante nubwo atari byo kanze urakoze. Waweza ijambo ry'Imana riramufashije cyane, urabona ko nibura basi urabona ko we abanagaragaje ko nibura basi yahaye agaciro ijambo ry'Imana. Niki ijambo ry'Imana ritubwira? Niba ufashijwe, niba ubona ko umuntu arimo araguhereza imirongo ikugeza ku Uwiteka, wayi utamukanda? Niyo maturo bavuga. Naje gusanga ahubwo n'abantu njye mimurekere hejuru, njye hano nta kibazo ndabibona. Twagiye oya mukande bakandakandeho paste komeza paste. Ni ukuvuga ngo rero yego ikintu gihari mw'abantu mwe ni iki ngiki. Haleluya. Wirinde bakanzeho noneho love. Eme wanje yaje mbatambutse ushenge urakoze rwose gushyigikira ipano kwenda uko twagiye. Amen. Nyara agiye kunyara. Reka ave kwihagarika namaze gutambuka kuri Brown. Oh my God, thank you Amen. Amen, nyamara natwe tureba kadukunda. Oye 10 ndarigeraho. Kuraho kunda gasuko agiye kunya. Weka sankara. Nase sankara. Oui. Ubusesenguzi bwawe kimara kubona ibintu wumvisha umeze ute? Sha urumva uko nabisanze niko nabibonye, nako nabibonye ariko nako nzabisanga uko ndumva ntacyo nabihinduraho. Uzabisiga uko ndashima Imana da ko tugiye umwe kuba bazima. So Godfather yo ndagarutse. So no kuvuga ngo rero urumva ariko agata abantu bari mu bishanga mutapinge muri Amerika navuga ko pastor agera ku 10,000 dukomeza. Pastor nde? Pastor J. Oh yes. Ari amagambo nasomye mu gitabo cy'umubwiriza. Urumva? Buri iyo nsoma Bibiliya cyane nkunda kwibanda mu bitabo nk'ibyo birimo hagati bishobora kuba birimo ubwenge bwinshi. Urumva?
biravuga hari ahantu bagaragaza ko hari abantu muri iyi minsi ya nyuma urumva bazaza bakitwaza ijambo ry'Imana kugira ngo babeho. uko niko kuri. Uzabibona ibisambo byinshi by'abapasitoro mu makote meza n'amamodoka meza, urumva kitarimo kirigisha ijambo ry'Imana, ahubwo kirimo kirigisha uburyo bwo gusambanamo, uburyo bwo gufatamo umugabo ngo kugira ngo aryoherwe, kandi koko izo nyigisho nizo zisigaye ziri mu nsengero ubu ngubu. Nta muntu ukiza ngo avuge ibyabereye ku musozi wa Kaperinawumu, uburyo Mose yamenyanyemo n'Imana, uburyo bagendanye, amagorwa ya Yobu, nta muntu ukiyavuga. Nta muntu ushaka kuvuga ibyanditse mu gitabo cya Habakuki ngo ni iki igitabo cya Habakuki kivuga. Nta muntu ushaka kuvuga iby'ibivejuru byanditswe mu gitabo cya Ntuza cya ari igitabo kivuga ku by'ibivejuru cyavuye muri Bibiliya bagikuramo kubwira abantu batarahumuka, bakita igitabo cya Enoch. Uri kumva ni iki kiba muri Bibiliya. Nta mupastor ushobora kuza kwigisha izo nyigisho, ahubwo barashaka kuza kuvuga ngo umugabo ngo uzamuhe ngo kugira ngo ubane nawe. Maze muza akaza akavuga ngo Gasuku ngo wowe ngo bitewe n'ibyo uvuga, ahubwo bari abapasitori banyu bitewe n'ibyo bakora, bakabikora kandi ku mugaragaro mu rusengero. Ni ibisambo. Munkandireho bigaragare nk'aho ari nko kuvuga amen, bise nkabyo pe. Guys, munkandeho bise nk'aho ari ukuvuga amen. Amen love, amen love, mo ndakureba. Oh my god bro, ngiye kunyare tugende, ndagutambutseho yewe. Jay wabibonye? Ndabibonye. Amen love na tumufarati bro, ninde umanutse, ninde batumutse, sinzi wari ninde wahobagiye? Amen love na insa nkunkandaho, ninde watumutse? sinzi wari we. Oya bwira wawaza wawe niba wawaza aweza iki? waweza asante sana pe. Urumva ijambo ry'Imana hari yemenya riryana mu matwi. Shenge ashobora kuba yaryumvisa kumva rimuteye iseseme. Ngo bigenze bite? Ijambo ry'Imana uzarebe nk'abantu benshi ari umuntu ava mu rugo rwose. Shenge yasinziye. Iradukunda asante yagarutse. Ntabwo nshaka ko Gasuku amfata ipu ngendera kure. Iradukunda asante kabisa. Nukuvuga ngo dfa ijambo ry'Imana ni abantu bamwe ribasinziriza, umuntu akagenda gusa agiye kujya kwerekana imyenda n'inkweto, yakigerera mu rusengero na Bibiliya nta n'ugamenya n'ukuntu yayiteretse akatangira kwisinzirira. Oya se. Uzambwira abantu bajyana Bibiliya mu rusengero bazifungura ngo ni bangahe? Kandi abo bantu bose bagukubise manigani. Waweza Iradukunda kubise manigani, Iradukunda urakabyara. Oya kandi Iradukunda nka yagiye kuri goro. But Jay, I have a question for you, Jay. Okay, no problem. Would you please Nerwa skipa nerwa Legacy. Urarwibagiwe rwa ruhambiro. Legacy. Ni Legacy? Tirambirwa ni wowe man, come on. Niho nkandaho lega. Nkandaho ugeze ku birindwi. Kubeshye yahaye abakobwa narashirungo basiga muri mu muresi. Legacy ngeza nko kuri birindwi man. Nsigaye mba mu modoka abakobwa abandi amafaranga. Ngeza nko kuri birindwi man. Umva nkwibariza ikibazo rasa. Jay. Jay, do you support religion or not? Would you please speak in Kinyarwanda, because a lot of people here they can't hear what we're talking about. Okay, cool. Jay uranyibye? So supporting nyine religion cyangwa na you Njyewe ndumwemera Mana, nsupporting religion. Gusa ubu tuvugana nta dini n'inyigira. Eme, thank you sweetheart. Eme ndangiye kumfata. Ngira sibyo. Ntibimere nk'ikizami. We nagari ikizamini. Nushaka kumbwira ngo ngaho mbwira nkaho ugiye kumbaza wenda n'urugero ngo mbwira nka formule ya yes mbaza nk'umwenge nyine nk'umuntu ufite ubwenge. Yeah. So after 1994, right? After genocide.
yes. Mbwira nyine akamaro k'amadini. ni ukuvuga ngo akamaro k'amadini Nyuma ya kiriya gihe. akamaro k'amadini ngiye kukavuga nakavuga ngendeye ku byo Bibiliya ivuga, sibyo? Amadini yose ubona cyangwa se ijambo ry'Imana ribwirizwa, ko ntabwo wambwira ngo mvuge ngo amadini ngo amwe ngo arabeshya ngo ari no. Bihuze na Bose history. Koresha ubwenge. Bihuze na history nyine kandi nyuma abantu bavuye mu bibazo, amadini araje, oya ndeka yahoze ngiye akamaro kukumanura uretse kaje. gato amadini ngiye yahoze kukumanura bro, ngiye kukumanura icyo kiganiro uzanye nta kizagura n'amakoini wa musenzi we mani, ujye uvana ibintu by'ubwenge hano, kigiye kuzana ibyo bintu by'amarojike nta J mbwira ibyo bibora gutwaye abantu biza guhurirana ntuza, biza guhurirana na manigani tapfaka Goye turabivuga turi no ubi uvuye kavugisha induru ibirenge bro, listen ba ibyo bintu byawe rigenda, nta nubwo wemerewe kuvuga uri kuri zero bitwe n'inkuba. Wa mukobwa ninde J yo ubwo n'ibyo bintu ari kukubwira nta kuntu wase J, wagira ariko J ni umunyabwenge, we ikibazo uhunga none se ubwenge all the kuzi time. no uretse gato ubwenge. none ni ukubera iki burigiye wowe ko nta bwenge ufite se urazana ibintu by'ubwenge gute kandi ntabwo Ngo J ni umunyabwenge kandi yaragiye None se kwigishiriza wowe nta aba bantu bwenge 300 bari hano. J yaragiye kubahugura, none urabyanga. ngaho manzi umutingi yongere gufungura umaze kugera kuri 500. Niba ufite ubwenge bukoresha ugere ku 1000 ni izina ry'Imana kuri kuvuge. Uraje urabibona ko batankandaho. Kubuhe se baba bagucaho iki nta bwenge ufite? Ngaho bikoresha ubwenge bwawe J. That J subiza. No ntabwo umusubizo nta zero. Nuvuga ngo umutwe J nabisubiza ndamukandaho washyanuwe tuka. Wamanje ukabona ugukanda hose dore umuforo wawe twara guforowinza. Ngenda kanda kuri J, ngese nkenera abankandaho. Urakanda se udafite inyaru ugira irongora. Uranyumva. J skipper ngeza kuri 7 nge nario J ubu skipper yariye ndabikugezaho reka skipper we yariye nagari urabona skipper wabonye ko atangiye kunkanda iryo dolari baguhaye 30 bampa 50 TikTok dale kalme nta kuntu wabukanze kuri skipper kandi ari jye abajije ngiye kumusubiza uvuge ngo nguki ndabaza skipper amungani babina babaje amungani we biteye n'isoni si gusa nakabanje kwanda kuri jembe ya skip yego kumva tujye mukanzeho nureka ibyo bintu we skipper ni ukuvuga ngo uragera kuri je kurura murongo wo hejuru ndahita mutinga muzane topic mushaka y'ubwenge nganyumvira reba umva ya kurura ya murongo wo hejuru mana ariko eme wanje wamubonye eme dore eme ravuga ko nanjye yagejeje ku isu ukora iki urinde ndomusobanuza Nizeya Sankara da Premier dala kamera turakoze wabibonye wamwumvishe je amwumvise numa wakoze mu mufuka uriya muntu skipper yes J nta kintu uvugana bataragera kuri murongo wo hejuru kama umujene wanje yaje yes yagarutse yes Godfather wababajwe n'iki kuvugana agahinda ntabwo ari agahinda ndi ku 9,000 dore n'inka za karabo eme thank you Gigi thank you ndashaka kugira ngo ngenderega na hara hejuru na Sankara namukura mu nira big screen nayijya nkabwira amakuru mfite itiku nshaka kubumvisha uri mu kazi reka mbumvishe itiku nshaka kuza kubumvisha ibintu birakaze yo Gigi mu ntabare ntantambukeho ndabasabye ntantambukeho Gigi umva eme ntabwo bishaka eme oya ndabasabye skipper yo bro urabona ko ameze nk'umuntu ugusabiye umwanya kugira ngo tuganire njye nako ngomeza kuganira ndi muri 6 munsabire eme mutabare wasabiye je eme mutabare umva eme muri ameze nk'umuntu ugusabiye ati yavuze ngo nimureka avuge yes urumva Godfather iriya bakubwe iriya niyo bitaziba none se umva kweli aravugana nande se ntago gende muvuge nyine muri 6 Dale Carmen ntago ngende buvuge rero kandi yararimo arambaza ngo ibibazo ngo by'ubwenge gusa naza kugira guto yavuga gute kandi umubaza muri hejuru yegura ntago nabona uko mvuga eme ntabaranga gasuzuguro mwanga gasuzuguro
Brown nta ukuryama ntabwo birimo kandi urabona tubyutse ndapfuye. Yo. Neze Godfather waretse nk'iyo Jay tukiganira kandi Jay vuga muvugi bakuntambutsaho uzi Jay komeza usubize I mean uko tukomeza kuvuga ibintu by'ubwenge iyo ni gahenda bwenge byihore no niko ko niziri buze I'm telling you ntabyo byihorere bari gukina kazungu narara n'uwanya kazungu narara howe kanya bagukinya akazi bari gukora fundi guruka ubwo se wansobanurira gute bwira dale calme ngo umuhungu mukande runo nkaruriya wenda yagukandaho yose ayamaye homa ahubwo reka ikibazo urimo kuvugisha amagambo kandi ndahara oya nyine ngiye ntabwo nyakeneye yangandaza kuyagukanda ntabwo uri kunyumva iyo Godfather afunze nyine nibwo mbasha kuyaretira ndayagukanda odo oya bwira uriya kazungu narara muri bari kugukina fundi bwira dara karume ahita abikora mureke arimo aravuga uwumvise amagambo avuze ngo je connais le max skipper so wabyumvise ko nakubwiye wowe oya se yabyanditse hariya hasi noneho reka nshyiremo okay iyo hejuru shangwino kabisa rero tujye twemera okay skipper utarava muri uwo mwanya urimo kuko ngo ufite uburenganzira vuga ibyo uvuga that twigane kandi Jay that conversation was really good nanjye ndi Jess nabona imbaraga zivuga pe ntago naye ntazo mfite humura umushenza ntambutseho ibiga birashonje usiko ntambutseho bro yo magana 285 kambe nishyire muri ka kamyuti nanjye ahubwo oya ariko se kwivumba iki ngiki kiratwibye kandi ku mafaranga nashaka barabura amadolari 10 basanga ari skipper wikanzeho oya ntabwo ari yose skipper z'iki Faransa skipper ntabwo ari Faransa nta Faransa zi kuri nyamunsi Godfather kandi urarembye bro like cyokoza mwana ikigano mwarimo nuko nabarogoye cyari cyiza Jereba Jay y'imyutinzi nta wari wowe uretse gato yandaje baramuga kuvamo gigiwe vamo bumba aziko na Jay baturanye ufite waki werewerewe. Thank you sweetheart.